Yesu ashimwe. Haleluya. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Abantu basanze namaze kuvuga amazina, nitwa Egide Mutungirehe, y'amazina yanjye. Ndi umukristo mu itorero ADPR mu rurembo rwa Kigali muri paruwasi ya Kicukiro ku itorero ryitwa Nyarugunga. Dushimye Imana kuba muri iri teraniro yaduciriye inzira, kandi turashimira n'ubuyobozi bw'iri torero bwadutekerejeho kugira ngo tuze hano gukora umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Haleluya. Ni iby'igiciro kandi ni iby'imbaraga kubona umwanya wo kuganira n'Imana. Uririmbyi yararirimbye aravuga ngo umakanya Yesu nze nkwegere, bigaragaza ko hari igihe umuntu ashobora kubura akanya ko kumwegera. Rero twebwe uyu munsi Imana ihaye ayo mahirwe, muramenye ntihazagire uyakerensa. Duhawe ubuntu bukomeye kugira ngo twegere Yesu. Imana ishimwe. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana Imana yampaye kugira ngo tuze kuriyifashisha muri uyu mwanya. Imana ishimwe cyane. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 murongo wa 22. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 murongo wa 22. Uraza gusanga ari kuri page ya 347 mu isezerano rya kera. Kugira ngo murambure mwihuse dusome, niyo mpamvu mbarangiye page kugira ngo muhagere. Sinkunda gusoma numva impapuro zikivuga. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 20 murongo wa 22. Bibiliya iravuze ngo hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati genda wikomeze witegure menye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Hanyuma umuhanuzi araza asanga umwami w'Abisiraheli, aramubwira ati genda wikomeze witegure umenye uko uzabigenza, kuko mu mwaka utaha umwami w'Isiriya azongera kugutera. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwanditsi ni Luka igice cya 4 murongo wa 13. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwanditsi ni Luka, turasoma igice cya 4 murongo wa 13. Page ya 62 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mwanditsi ni Luka igice cya 4 murongo wa 13. Bibiliya iravuze ngo umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose, aramureka amutega ikindi gihe. Reka dusoreje mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso, cyangwa se urwandiko rwandikiwe Abefeso, cyangwa se urwandiko rw'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18. Dusengeshe mwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Naho dusoma ubundi bumbe Bibiliya, hanyuma tuganire. Amagambo niyo Imana impayeho ko tuganira.
ndatanga intashyo kubw'umurimo w'Imana. Tugenda ahantu henshi hatandukanye, abera barabatashya, mwakire intashyo za bene so. Ndarivuze ngo abera barabatashya. Imana ishimwe. Ndagira ngo wa mucuranzi yigire hano, ndashaka kuririmba. Nkunda kuririmba nubwo ntagira ijwi ryabyo, ntajya nanabishobora, ariko ndabikunda. Kandi impamvu mbikunda nawe nyikubwiye wabikunda. Uzi impamvu? Nta n'amatsiko mugize se? Uzi impamvu? Ibintu byo kubwiriza biraza kurangira, byo gushumba biraza kurangira, indi mirimo yose yitwa gukorera Imana, abantu dukorera Imana mu isi izacyura igihe, ariko itorero rizakakamba ikirere riririmba, nirinagera mu ijuru rikomeze riririmbe. Kuvuga ngo kuririmba ni ibintu bibera mu isi, ariko bikazanimukira mu ijuru. Murakoze. Ndashaka kuririmba. Imana ihimbazwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Sinazamuye ijwi ryanjye hejuru umenyesha iby'ibihe, nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha iby'isarura, ubwira ko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure umese ibishura byawe. Umuziki, ndashaka umuziki. Shyiramo akaziki. Yego, shyiramo akaziki. Imvura iracagwa muri ya mihana, izuba riracyarasa, ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umutima. Abwira ko ubwami bw'Imana bwegereje, witegure umese ibishura byawe, witegure umese ibishura byawe. Ibihe bizoshika, abami bahinduke, abantu benshi bazibabwira rya jambo rifatiro z'isi. Wibutse abasigaye begereye ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, uzamuke umusozi wera. Ibihe bizoshika, abami bahinduke, abantu benshi bazibabwira rya jambo rifatiro z'isi. Wibutse abasigaye begereye ntebe, bitwaje intwaro zose z'ukuri, utahuke wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. Tuzamuke wa musozi wera. Amen. Haleluya. Nafashijwe kandi. Ugiye hese? Kubwo urajyayo. Hariho bamwe bazinjira ijuru
ijuriyo babona ibyiza babikiwe uzabayo genzabayo hariho bamwe bazinjira ijuriyo babona ibyiza babikiwe uzabayo genzabayo bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza basize imibabaro yose uzabayo genzabayo bari ku misozi yerade banezeranywe n'umukiza basize imibabaro yose uzabayo. Amen. Haleluya. Bibiliya iravuze ngo umwami araza, umuhanuzi araza asanga umwami amuha amakuru y'ibyenda kuba, aramubwira ngo genda witegure kandi wikomeze. Cya gatatu umenye uko uzabigenza, kuko muri plani abasiriya bafite harimo n'iyuko bazongera bakagutera, kandi ntabwo ndi bubikureho, ndabyemeye ko bikubaho, ariko ngugiriye inama y'uko uzabigenza. Kugiriye inama y'uko uzabigenza, genda witegure, nguhaye igihe, mbikumenyesheje uyu mwaka bizaba utaha. Genda witegure wikomeze umenye uko uzabigenza, kuko umwami w'Isiriya azongera akagutera. Bibiliya iravuze ngo kandi umwanzi arangije ibyo amugerageresha byose amutega ikindi gihe. Bibiliya iravuze ngo dukwiriye gusenga dusengesheje umwuka iteka, mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, hanyuma tugasabira abera bose. Dushaka tuganira ijambo rivuga ngo kubika imbaraga z'ikindi gihe. Kubika imbaraga z'ikindi gihe. Mbese muranyumvise? Haleluya. Kubika imbaraga z'ikindi gihe. Kubera iki Imana ivuga ngo tubike imbaraga z'ikindi gihe? No kubera ko mu rugendo tugenda rwa buri munsi, uririmbye yaravuze ngo mu bikombe niyo duca tukibwami. Hanyuma muri ibyo bikombe duhuriramo n'ibintu binaniza umutima, bimwe tugashobora kubinesha, ibindi nabyo bigashobora kutunesha. Kandi impamvu yo kubika imbaraga z'ikindi gihe, kuba uyu munsi unesheje tibisobanuye ko n'umwaka utaha iyo ntambara warwanya ukayinesha yongeye kugutera wakongera kuyinesha. Niyo mpamvu umuntu agomba kuba yiteguye, yarangiza agakora reserve yitwa imbaraga, kugira ngo umwanzi namusumira muri icyo gihe azasanga harimo reserve y'imbaraga, hanyuma atsindwe mu izina rya Yesu. Musitegereze murebe abantu bakora amasafari, batwara amakamyo y'agisafari, bagenda bafite mazutu, ariko bakagira n'indi iri reserve iri ku ruhande. Bakavuga ngo ntabwo tuzanywera ku masitasiyo yo mu bindi bihugu, ahubwo reka twitwaze reserve ingana n'ubundi na essence twanyweye. Niba twanywera litiro 300 tugiye, turanatwara litiro 300 za reserve, kugira ngo nishiramo tuzajya ducomeka umupira, hanyuma bitongeye kuturusha ngo duhagarare kuri sitasiyo turindire ko badushiramo mazutu tubone kugenda. Aha, niko n'umukristo usenga rero amera uyu munsi wa none. Imana imuha imbaraga zo kunesha muri minsi, ariko ikamuzigamira n'izindi mbaraga zo mu gihe kizaza,
mu gihe yarangara gato nk'umwanzi amutere agasanga ariteguye agatsindwa kuko afite reserve y'imbaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Asanga afite reserve y'imbaraga. Kandi ndabibutsa iki ngiki, mu rugendo rujya mu ijuru nta kindi kintu gikenewe kuneshereza umugenzi usibye imbaraga z'Imana. Kandi imbaraga z'Imana umuntu wese wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza uhereye none ahabwa imbaraga, hanyuma zizamufasha kugenda arwana n'intambara zose agenda ahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Ndabibutsa iki ngiki, umuntu aba yakiriye indi mbaraga ntabwo ari we urwana muri we, oya, ahubwo ni izindi mbaraga yakiriye zirwana muri we. Ni nayo mpamvu umuntu adafite urwitwazo na rumwe rwo kuzitwaza avuga ngo je byarananiye, avuga ngo naragerageje biranga. Bibiliya iravuga ngo ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya benshi. Hari abahamya benshi bahari bihanganiye ibyo wowe uvuze ko utashoboye byagutsinze. Kumuririmbyi yararimbye aravuga ngo mumenye ko dukira mu kibuga abandi batubanjirijemo, aravuga ngo kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Asoza avuga ngo nta kintu umuntu wese azireguza, aravuga ngo kuko nabo bari abantu bameze nk'iki nkatwe. Nta bwireguzo, nta busobanuro umuntu afite bwo kuneshwa igihe cyose ari ku rugamba. Nta gisobanuro na kimwe yaha Imana cyo kugira ngo aneshwe. Kandi ubundi nta nubwo ari twebwe turwana, ni Imana irwana muri twebwe. Haleluya, ni Imana irwana muri twebwe. Ni ukuvuga ngo Pawulo yavuze ngo ikiyandika, yaravuze ngo ngewe ubwanje, aravuga ngo ndasiganwa, iyo ngenda ndasiganwa, aravuga ngo ariko simeze nk'umuntu utazahongera gute njya. Icya kabiri aravuga ngo ndaterana n'ibipfunsi, aravuga ngo ariko ntabwo mpusha, aravuga ngo ndashaka gusingira. Haleluya, ndashaka gusingira icyo Kristo yageze gute yamfatiye. Hanyuma yandikira Abikorino urwandiko rwe rwa kabiri igice cya 4 umurongo 8, yaravuze ngo muri izo ntambara tunyuramo, muri aho hose tunyura, aravuga ngo dufite amakuba impande zose. Aravuga ngo ariko ntidutsindwa, aravuga ngo kandi dukubitwa hasi ariko ntabwo tugira gute tuneshwe. Avuga ijambo ryiza nkunda ku murongo w'10, aravuga ngo tugendana iteka urupfu rwa Yesu kugira ngo imbaraga ze no kwishura kwe bigaragarire muri twebwe. Arangije ahita avuga ibanga riri hirya y'ibyo ngibyo, aravuga ngo ariko rero ntabwo ari jyewe wirata, aravuga ngo sigiye unesha, ntabwo ari jyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri yewe, niwe urwana intambara. No kuvuga ngo umukristo asabwa kujya kuri tere y'intambara, hanyuma Kristo akarwana muri we. Kuko ubundi ntabwo uyu mubiri twambaye ushobora kunesha, ni imbaraga z'Imana zinesha muri twebwe. Bisaba rero yuko tujya kuri tere y'aho intambara zira gute zirwanirwa. Kandi kugira ngo bishoboke birasaba ko umuntu yiyambura umwambaro w'ubwoba. Niko umuririmbyi yaririmbye aravuga ngo uwashaka gukurikira Yesu natinyuka ibyago byose aza kurikira umwami Yesu. Umuntu umeze utyo ngo nta cyamurekesha na kimwe, nta kintu na kimwe cyamurekesha imigambi ye yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Ndabibutsa ko iyi nzira ijya mu ijuru ni inzira ifunganye. Matayo abyandika aravuze ngo mugire umwete wo gucura mu irembo rifunganye, aravuga ngo kuko inzira ibaho ari ngari ikajyana abantu benshi kurimbuka. Irembo rifunganye rero umuntu atacamo n'imbaraga ze z'umubiri nk'uko nari mbivuze mu kanya. Hanyuma kuba rifunganye rero hari amabwiriza y'inzira nyirinzira yashizeho umuntu wese agomba kubahiriza ugiye guca muri iyo nzira kugira ngo ayubahirize. Hanyuma kubera ko n'umwanzi nawe aba ari hafi aho ngaho kugira ngo amwambure ijuru ryashize muri we, kugira ngo umwanzi amwambure icyo bita umwimerere w'icyo Imana yashize muri we, icyo bita identite cyangwa se kuba umwana w'Imana. Kuko nicyo Satani ashaka, nicyo arwana nacyo kugira ngo akitwonkemo cyangwa se akitwambure tumere nk'abandi bose.
kuko ubu satani afite systeme yakareye cyangwa se yashizeho zigamije kumenagura imbaraga zabera kugira ngo abantu bamere nk'abandi bose, kugira ngo abantu bamere nk'abandi bose, abitwa ko basenga, abitwa ko bavuga mu ndimi, bagabanye uwo mwijogonyoro bamere nk'abandi bose. Ariko ntabwo ari twebwe turwana, ni Kristo uri muri twebwe. Imana ihimbazwe. Baribwe indirimbo y'108 yaravuze ngo ndi umukristo, aravuga ngo wo mu mutima, aravuga ngo kandi ndi umukristo uko ndi kose, avugamo ijambo rikomeye, haleluya. Aravuga ngo kandi mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Nituba hamwe ntago nzahora nesha. Ntabwo uri wenyine, ahubwo ufite uwo mugendana, ufite uwo mubana, ufite hari ukundi kuboko kutagaragara kubana nawe mu buzima bwa buri munsi. Haleluya. Rero ni ngombwa kubika cyangwa se gukora reservoir y'imbaraga z'ikindi gihe, kubera ko iki gihe cya none birashoboka ko hari ibintu wanesheje rwose, ukavuga ngo ibi nibi ugakora n'urutonde, ukavuga ngo ntabwo rwose byazongera kugaruka mu buzima bwanjye. Ariko cya gihe wabineshaga, umwanzi yakubise urutoki ku rundi, arangije aravuga ngo uyu munsi uracitse, ariko ngo utegeye imbere hangaha gatoya, ngo utegeye imbere gato niho nshaka kugufatira, urangaye gatoya, wiganyiriye gatoya, mbese uteshutse gatoya, nkahita ngufata, nkahita nkumenagura, nkakwambura icyo ngicyo. Rero Imana itugiriye inama hakiri kare kugira ngo tubike imbaraga zo muri icyo gihe, kubera ko hari igihe umuntu agenda habona, ariko hakabaho n'igihe cy'akabwibwi. Hari igihe kigera umuntu amasoko yo hasi akaziba, agasigarana amasoko yo hejuru, agahura n'akabwibwi, akaba yuzuye umwuka baravuga no mu ndimi anahanura, ariko aburara kabiri. Akaba asenga aba mu rusengero, ariko yambara imyenda atiye, kubera ko amasoko yo hasi atari yazibuka. Hanyuma ariko amasoko yo hejuru akaba azibuye, umuntu agahura n'akabwibwi kameze gatyo. Rero satani naho aba ashaka kugira ngo afatire umuntu w'Imana, amwambure icyo kintu Imana yamuhaye, amuteze kwiganyira, amwambure icyo kugira ngo amere nk'abandi bose. Ariko ndabibutsa iki kintu yuko ntabwo impamvu turi muri iyi nzira na target y'urugendo tugenda, ntabwo ari ukugira ngo turye neza, ntabwo ari ukugira ngo twambare neza, oya. Uru rugendo rufite impamvu yarwo, ni impamvu umukristo yabwiye Apoloni, aramubwira ngo ndimo ndava mu mudugudu witwa Rimbukiro, ndimo ndagana Siyoni, ndimo ndava mu rupfu njya mu bugingo, niyo mpamvu niyemeje nkaca muri iyi nzira. Ariko kubera ko umwami wacu ari mwiza, muri iyi nzira yagiye ashyiraho utuzu abagenzi baruhukiramo, agena n'impamba abagenzi bazafata kugira ngo ibirenge bidashimputa cyangwa bakagwa umwuma. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero iyo mpamba ntabwo ari yo mpamvu y'urugendo, nta nubwo iyo mpamba ikwiye kukwibagiza impamvu y'urugendo naho ujya. Turimo turava mu bishyaha, turimo turava muri Egiputa tujya i Kanani, tujya mu ijuru. Hanyuma ibintu byose Imana iduhaye rero ntabwo bikwiye kutwambura identite y'icyo turi cyo. Ibyo ufite ntabwo bikwiye kukwambura uri we, kubera ko wowe uri we atandukanye n'icyo uri cyo. Muranyumvise kandi? Haleluya. Mugiye inama yo kunsiga hano nyine se? Haleluya, haleluya. Uri we atandukanye n'icyo uri cyo. Uri we ni identite, uri umwana w'Imana. Icyo uri cyo rero nicyo isi ishobora kugutiza ukaba witwa cyo aka kanya. Ntabwo rero uri we ntabwo uri we akwiye kuneshwa n'icyo uri cyo, ahubwo uri we akwiye kugira imbaraga nyinshi
zo kunesha icyo uri cyo. Reka mbabwire, Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Reka mbahe amakuru, ntabwo mbishyuza. Ubu ngubu turi abanyarwanda, kandi leta y'u Rwanda yagennye ikarita yitiranga muntu, umuntu wese agomba kuba afite n'ubwene gihugu, yerekana ko ari umwene gihugu, iyo akaba ari nationalite yiwe ibyerekana. Hanyuma ahantu hose umuntu agiye ashobora kubazwa icyo cyangombwa bitewe n'abakeneye kuko bakimubaza, bakakimubaza. Hanyuma icyo cyangombwa rero ufite kirapresenta uriwe, uri umunyarwanda, nicyo kiranga yuko uri iki, uri umunyarwanda. Aha, rero Kristo aje muri twebwe, twahise duhinduka, cyangwa se ducungujwe n'amaraso ye, twahise duhinduka abana b'Imana. Uhereye ubwo tubaye urubyaro rw'ijuru, ariko turi mu isi. Mu yandi magambo, twebwe isi mu isi ntabwo ari iwacu, ahubwo agaciro kacu, nationalite yacu ni mu ijuru, kuko dufite ubwene gihugu bwaho twavutse, kandi ubwo dufite ubwene gihugu bwaho twavutse, dufite n'ibyangombwa bizaho bituranga. Dufite n'ibyangombwa byo bigeze gute, bituranga, ku buryo umuntu akwitegereza akavuga ngo rwose iyi ni made in heaven, uyu ni umwana w'Imana isumba byose. Reka mbabwire ikintu gikomeye. Uyu munsi wa none, iyo umushyitsi agusuye iwawe, umwicaza muri salo, hanyuma niba aza kurara ukaza kumwereka dushe na toilette. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ahantu hose yinjira ni wowe uhamuha karibu, ni wowe ugize gute, uhamuha karibu. Hanyuma ntabwo ashobora kuba yicaye muri salo ngo nusohoka hanze gatoya ngo usanga yinjiye mu cyumba cy'abana, ngo usanga yinjiye mu gikoni, ngo usanga yinjiye mu cyumba cyawe. Ku mushyitsi ntibibaho, ibyo ntabwo bibaho. Umushyitsi yicara ahangaha, nk'ubu ndi umushyitsi hano, nicaye hano, nta handi hantu nshobora kujya ntahinjijwe na ba nyir'urugo ahangaha, kuko ngewe ahangaha ndi iki, ndi umushyitsi. Rero umushyitsi agendera munsi y'ukuboko k'uwo yasuye, agendera ku mabwiriza y'aho asanze, ni uko ibintu bimeze. Rero hari igihe tubona impamba muri uru rugendo, ariko impamba yarangiza, yamara kuza igashaka gutegeka cyangwa se gukuraho amahame y'ibyo isanze, kandi ubundi ntibibaho. Reka mbabwire, ibintu byose Imana yavuganye natwe izaduhera inahangaha ni ibishyitsi. Ugomba gutegeka aho ubyicara, ukabiha n'umupaka waho bitagomba kugira gute, kurenga. Kubera yuko iyo ukoze ikosa kidogo bikinjira mu cyumba bitagagombye kukwinjiramo, bikwambura uriwe, bikwambura identite y'uriwe. Kandi ndakwibutsa ko uriwe niko gaciro mu maso y'abakureba, ni nako gaciro mu maso y'uwakubyaye. Haleluya, haleluya. Amafaranga Imana yavuganye nawe wayasengeye, ayo ni amashyitsi. Iyo yakiriye ntabwo agomba kukuyobora, ugomba kuyaha umupaka waho akatagomba kurenga. Uriye umuceri wari warawubuze, mwawuryaga kuri Noheli wanyu, ariko ugabusiga ubona kuri munsi. Ntabwo ukwiye kukwambura kwiyiriza ubusa ngo urye buri munsi, uwushyiraho umupaka waho utagomba kurenga, kuko umuceri ni umushyitsi. Ugomba kuwushyiraho umupaka waho utagomba kugira gute, kurenga. Ikirere cyawe n'Imana, cyangwa se ubusabane bwawe n'Imana, nta kindi kintu na kimwe kigomba kwinjiramo kugira ngo kibe urukuta. Kubera ko ubwo busabane cyangwa se iyo cano iguhuza n'ijuru, niko gaciro. Haleluya, niko gaciro umwana afite ku mubyeyi. Iyo hagize ikintu cyinjiramo rero, iyo network igacikira, iyo network igacikira, bajya uhamagara bakavuga ngo aro ngo ko ntakumva, akongera agakupa, akongera agahamagara. Uba wamaze gutegekwa
n'ibintu Imana yaguhaye by'ibishitsi bikagutegeka bikinjira bitagomba kugira gute kugutegeka, kandi biginjira gake gake, kandi icyo bishaka no kukwakuriwe, no kukwakugize gute uriwe. Tugomba kubika imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo ibyo duhuramo nabyo mu isi bitatwambura agaciro Imana yagennye kuri twebwe. Ndabibutsa ko nta kintu na kimwe kiba mu isi kiruta kuba umwana w'Imana, kiruta kuzabana n'Imana. Nta na kimwe mu isi gihari, kubera ko inzu nziza zirasenyuka uko generation zigenda zisimburana. Hari igihe uzasanga ukagira ngo zikamera nka nyakatsi, uko imyaka igenda ishira, uko imyaka igenda ishira hagenda haduka ibintu bisha, bya bindi wari ufite bigata agaciro, bya bindi wari ufite bikagenda bita agaciro, bikagenda bita agaciro. Ariko kuba umwana w'Imana, haleluya, nicyo kintu cyonyine, nicyo kintu cyonyine kitazahinduka, nicyo kintu cyonyine kidakwiye kugira ikintu na kimwe mu isi kigihindura, nicyo kintu cyonyine gihenze mu bifatika byose bibaho. Kuba umwana w'Imana birahenze. Imana yimbazwe, haleluya. Kuba umwana w'Imana birahenze, birakomeye. Hari abantu bavuga ngo twavutse ahantu hakomeye bakanabigendera, ariko ejo gato iyo miryango igapfa bakisanga ari bonyine. Ariko kuba umwana w'Imana, Imana himbazwe. Yohana avuga abo bantu bameze batyo, yaravuze ngo ntabwo ari ababayeho kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore, no, aravuga ngo ahubwo ni ababishawe, ni urubyaro rw'Imana. Aravuga ngo mwene abo ngabo bameze batyo ntabwo babasha gukora icyaha, kuko imbuto y'ijambo ry'Imana iba muri we. Hari izindi mbaraga babitse zibashoboza ko isi itabambura icyo Imana yabahaye, bakagihagararaho iteka. Bahora babereye maso, cyangwa se bafashe bakigundiriye kugira ngo hatagira ubanyagira iryo kamba, kuko barabizi neza ko aricyo kintu gihenze kuruta ibindi. Icyo kintu gihenze kuruta ibindi. Yesu ashimwe, haleluya. Mwami w'Isiriya witwa Benihadadi yigeze yendereza Ahabu igihe kinini, aramwendereza. Kandi sibyo gusa, yigeze yendereza na Hezekiya, aramwendereza, ndetse ngo agera ku rwego rwo kumwandikira n'urwandiko rugira ibintu by'agaciro rumusaba. Aramwandikira aramubwira ngo hereye none ifeza n'izahabu biri mu gihugu cyawe byiza n'ibyanjye. Icya kabiri, abakobwa beza n'abagore beza, ntihazagira umugabo utera itiku ngo narakoye, abo bose nzabatwara n'abanjye. Mbese ngo ikintu cyose kiza mu gihugu aravuga ngo ni icyanjye kandi ugomba kukimpa. Icyo gihe kuko Isiraheli bari bimuye Imana, bituma abagiraho ijambo, ndetse ngo bakajya bamuha n'amakoro, barangiza ngo ibyo ngibyo byose akagira gute akabitwara. Ariko igihe kimwe Hezekiya yinginga Imana, amwandikiye urwandiko rwo kumutuka, rwo kumusuzugura, amwandikira amubwira ngo nsuzuguye, ndagusuzuguye wowe, ngusuzuguranye n'abaturage bawe, kandi ngusuzuguranye n'abanyagihugu bawe, ngusuzuguranye n'ingabo zawe. Aramwandikira ibintu bikomeye. Benihadadi akora ikosa rikomeye, akora ikosa ryo kuvuga ngo kandi n'Imana wiringiye ya Isiraheli, iyo Mana musenge itagaragara, iyo Mana mubyuka ngo mujye muri zani bature kuyisenga, iyo Mana mwirirwa mu nsengero ngo murasenga itagaragara, iyo Mana mutura amaturo itagaragara, iyo Mana muvuga ngo murakorera mu buryo bwose itagaragara, nayo ndayisuzuguye. Ndayingeze gute? Nayo ndayisuzuguye. Hezekiya kurwandika ararusoma ngo amare kurusoma, arangije ngo arebe ibirurimo, arangije ngo ahita azamuka umusozi ajya gusenga. Haleluya, Yesu ashimwe. Ahita azamuka umusozi ngo ajya gusenga, ariko abwira Imana, aravuga ngo Mana, iyo uyu mwami antukana n'abana banjye n'umugore wanjye ntacyo bitwaye.
iyo uyu mwami antukana akantukana n'abanyagihugu nabyo ntacyo byari kuza kuba bitwaye, ariko ararengereye aka n'agasuzuguro, si agasuzuguro gusa ahubwo ni agasomborotso ashizemo n'Imana yanjye niringiye, Imana yangaburiye byaranze, Imana yanyujije indwara mu bitaro byaranze, Imana yampaye agaciro ntako nagiraga, Imana yanyambitse nari nambaye ubusa, Imana yandengeye ntako nari imeze, Imana ibesha mu mazu abatagira shinge na rugero, na yarayisuzuguye, asuzuguye Imana niboneye mu rwanjye ruhande, asuzuguye Imana nabonye ndwanirira mu bikomeye, asuzuguye Imana yantabaye bikomeye. Aravuga ngo ubwo bimeze bityo rero ntabwo akuzi, ariko jewe kuyemo akanjye karenge, ubwo nabagushizemo Mana we garagara mu kibuga, garagara mu kibuga uhangane n'uyu mwami. Jewe nkuyemo akanjye karenge, nicyo cyari kinzanye ku musozi, ariko Mana haleluya, jewe nkuyemo akanjye karenge, wowe garagara ku musozi uhangane n'Imana yawe, uhangane n'uyu mwami wakwendereje. Kuko nasomye ijambo ryawe uravuga ngo umukiranutsi iyo hari umutunze urutoke mu jisho aba rutunze mu rutoki rw'ijisho ry'Imana, hanyuma ubwo rutunze muri gihe kanditse ngo nkubaha, ubwo mu yandi magambo arutunze wowe, ngaho nguhaye ikibuga Mana, ngaho seruka wigaragaze. Ariko Mana, Imana ihimbazwe, tuvuge cyane ngo amen, haleluya. Wanyikirije nkaruhuka, haleluya. Arangije ngo Imana iraza yitegereza iby'urwo rwandiko. Ndashimira Imana izi gusoma, Imana yishyuriye Minerva abantu bakiga bakamenya gusoma no kwandika, ntabwo byo yabyiyimye sinjije nayo irabizi. Imana yahaye abantu kuvuga Icyongereza, ivuga indimi zirenze Icyongereza. Imana yahaye abantu amatwi ayayo yumva kurusha abantu. Imana yahaye abantu amaso, Imana ireba cyane kuruta abantu. Ariko Mana we, hanyuma ngo Imana irarusoma, irangije ibona ibikubiye muri rwo. Imana ngihita ifata gahunda, iravuga ngo ngiye guca agasuzuguro, ngiye guca agasuzuguro k'uyu mwami, ngace ndwanirire umugaragu wanjye Hezekiya, kandi ndwanirire n'abaturage banjye bansenga, ngiye guseruka nigaragaze. Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo Uwiteka ari mu ijuru yohereza ingabo ze mu rugerero rw'ingabo, rw'ingabo zo kwa Benihadadi ijoro, ngo yohereza izo ngabo mu ijoro. Hanyuma ngo abamarayika bagenda baziniga umugenda, bazica umugenda, ngo bigera mu gitondo cya kare urugerero rwabo rwuzuye intumbi. Uwiteka yiheje icyubahiro. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Kamabwira Imana ifite imbaraga. Iyo twicaye imbere ifite imbaraga kuruta uko abantu bashobora kuba babitekereza, ifite imbaraga kuruta ibisingira iby'ubwenge bwacu twe dutekereza. Pawulo yandikira itorero rya Efeso igice cya 3:20 iravuze ngo n'Imana ibasha gukora cyane, aravuga ngo ibiruta ibyo twibwira nibyo dutekereza, kuko imbaraga zayo ziri kandi zikorera mu bera. Haleluya. Kuko imbaraga zayo ziri kandi zikorera mu bera. Imana ihimbazwe. Reka mbabwire, Imana ifite imbaraga zikomeye, nabo izihaye babasha kunesha isi, bagahagarara hejuru y'isi, bakanesha isi n'ibyayo, bagakandagira amaganya y'isi, bakayahagarara hejuru, kuko ni Imana ifite imbaraga. Imana ifite imbaraga. Yamburira Imana amaboko. Imana ifite imbaraga. Imana ihimbazwe. Abisirayeli baza gucogora, hanyuma bamaze gucogora kubera ko bari bimuye Imana bagasenga ibigirwamana, bituma ngo uyu mwami yongera kubatera, noneho aranabanesha. Ariko ngo mare kubanesha arabatatanya, abakora ibintu bibi byinshi, yica ingabo nyinshi. Hanyuma ngo Abisirayeli werekera kose iyo bataga Imana yarahindukiraga ikabahereza ababisha babo bakabagirira nabi. Ariko bakwibuka Uwiteka, bakwisubiraho, barangiza bagahita bagaruka mu murongo bakihana, imbabazi z'Imana zikababaho, Imana ikabagirira ibambe, ikabacira inzira, hanyuma bakagira ihumure. Hanyuma barongera ngo barapfukama, ngo barangije gupfukama bambara ibigunira bisiga ivu, baravuga ngo Mana ya Isiraheli, Mana yabereye Isiraheli amagare n'amafarashi,
ongera uturwanirire udukize uyu mwami, dore ibintu birakomeye bimeze nabi. Hanyuma ngo iyo ntambara Uwiteka arayihosha, barangije ngo baba amahoro uwo mwaka, ngo bamare kuba amahoro. Ariko nubwo umwansi yaraneshejwe, aravuga ngo uyu munsi nubwo mba munsinze, ariko muri planification zanjye ndongera nshiremo ko nzongera kubatera. Ntabwo birangirira aha ngaha, ndongera nshiremo ko nzongera kubatera, ndongera nshiremo ko nzongera kubarwanya. Ngo akubita urutoki ku rundi, aravuga ngo ingabo zanjye mwishe, nzongera mbatere, kandi noneho nzabyitegura. Ngiye gutoza ingabo, ngiye gutoza izigendera ku mafarashi, izigendera mu mazi, izigendera zose ngiye kuzitoza, nzi imyitozo ikarishe kugira ngo nzongere ngo tere. Haleluya, munyikirize haleluya, mwongeraho gatoya haleluya. Hanyuma kubera ko muri Isiraheli hari hamaze kugaruka ibihe byiza, bari bamaze kongera, iyo umuntu amaze kwihana ibihe byiza biragaruka, bwa busabane bwe n'Imana bukongera bukaba bwiza. Hanyuma Imana yavuga umuntu akongera kumva, hanyuma Imana ikongera ikamuhembura, umuntu akongera agahembuka, akagira amatwi yumva Imana, akagira amaso areba Imana, akagira ubwenge buhishurirwa Imana. Hanyuma ngo Imana irongera kugaruka muri bo. Imana ihimbazwe. Luka yandika igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 3:19 iravuze ngo mwihane ibyaha byanyu kandi bihanagurwe rwose biveho, kugira ngo iminsi yo guhembuka ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana. Iyo umuntu yihannye yakira ibihe byo guhembuka. Abisirayeli bihannye bakira ibihe byo guhembuka, bikabakabye bumva Imana ya Isiraheli irahari, bavuze ngo ribumva biciyemo, basenze bumva rirazamutse, bakubise ijambo ry'Imana barafashwa, barongera bagira ibihe byiza. Imana ihimbazwe. Umuhanuzi ngo ahitahaguruka, ahagurukira guhanura, aravuga ngo nimwumve uko mbabwiye, nimwumve we, nimwumve. Harangije ngo asanga Ahabu amugezaho ubwo butumwa, aravuga ngo mvuga Uwiteka avuganye nawe. Aravuga ngo cya gihe mwanesheje izi ngabo z'Abasiriya, ariko ntago byarangiye, baracyafite undi mupango wa kabiri, hari plan B bapanze yo kongera kubatera. None ndagira ngo umenye, wumve icyo Uwiteka akubwiye kandi ukiteho. Imana iramubwira ngo genda witegure, cya kabiri bikomeze, kandi umenye n'uburyo uzabigenza nuterwa, kuko umwami w'Isiriya agambiriye kongera kugutera, yabishize muri gahunda, agiye kongera kugutera. Kugira iyi nama hakiri kare kugira ngo umenye uko uzabigenza, kugira iyi nama hakiri kare kugira ngo umenye uburyo uzabigenza. Genda witegure urugamba, wongere wegeranye ibikoresho, wongere utyaze amacumu, wongere urebe ko imiheto ikibanze neza, wongere urebe ko ingabo zifite ibiryo bihagije zigaburirwe, wongere urebe ko ingabo zifite imyitozo ihagije, urebe. Hanyuma noneho witegura urugamba nk'uruzabesho, witegura urugamba nk'uruzabesho, kubera ko mu mwaka utaha umwami w'Isirayeli azongera kugutera. Ntabwo ngumenyesheje ukwezi, nta tariki ihari, nta n'umunsi, ariko gahunda irahari yuko uzongera kugira gute kugutera. Mu yandi magambo, kwitegura harimo kuba maso. Haleluya. Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu agira gute hore yaka, kuko nta muntu uzi igihe Yesu azazira. Yavuze ijambo rikomeye Yesu, aravuga ngo umuntu abaye azi igihe umujura azamuterera, yabaye maso, ntiyamukundiye ko acukura inzu ye. Aravuga ngo ariko rero ubwo bimeze bityo, umuntu akaba atazi igihe umujura azazira, umuntu akwiriye kuba ari maso, amatabaza ye agahora yaka. Genda witegura. Mama, papa, Imana iravuze ngo genda witegure, genda witegure, kandi nta kindi witegura kindi. Ufata ibihe by'amasengesho, we mu masengesho, genda witegure, umenye, genda witegure, kuko intambara ntabwo irangiye. Bibiliya ivuga gute? Iravuga ngo Eliya amaze kwica abahanuzi 850 b'Bayali, Bibiliya iravuga ngo yumvise ijwi ry'umugore kimubwira ngo abahanuzi banjye bose wishe ntabaguhwanya nabo. Aravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo imana ziza bimpore. Izo yavugaga zari zihe? Yari Bayali y'ingabo na Shera y'ingore yasengaga, yari yarazanye. Aravuga ngo imana zizabimpore, yongeraho ijambo ndetse aravuga ngo ndetse bikabishe. Ariko Eliya
Eliya arangije ngo afatwa n'ubwoba, ngo arangije aragenda araryama munsi y'igiti cy'umurotemu. Icyo giti Bibiliya iravuga ngo cyagiraga amakakama yica, iyo yagutonyangagaho yarameze nka acide wahita gupfa. Arangije abwira Imana avuga ngo kugira ngo nicwe n'umugore maze kwica aba bahanuzi bose, maze kwica aba bahanuzi bose rwose, aho kugira ngo anyice jewe nyiyicira wowe ubwawe birangire. Dore ikintu gikomeye, hari igihe umuntu yambara imbaraga zo gusenga akaba maso, intambara zose zaza akagira gute agatsinda. Ariko ikizakubwira yuko utakaje imbaraga, kizakubwira ko ugabanyukiwe, nuko Satani azakoza umugeri hasi, ugashaka umwobo ugira gute unyarukiramo ukihisha. Ariko mukagira Imana mwe. Nimurebe Goliyati ahagaze hejuru y'ingabo z'Abisiraheli, akavuga ngo suzuguye Imana ya Isiraheli, akavuga ngo suzuguye umugaragu wayo Sawuli ngo ni umwami, akavuga ngo kandi suzuguye n'ingabo ze zose. Hanyuma niba muri abagabo ni mu ntere maze turebe. Yavuga aba bahungu ngo bafite ikosi batojwe, aba bahungu bafite imyitozo yo ku rwego rwa special force, baba mu gisirikare cya Sawuli, bose ngo bagahita banyegera bakavuga bati cyampa tugakirira irya none. Cyangwa tugakira ijya none. Rero suko bimeze, ahubwo umuntu akwiye kuba maso, agahagarara agahangana n'urugamba rwose ruje, agahangana n'urugamba rwose ruje, kandi akavuga ngo nariteguye ibyangombwa byose ngoye kuba mfite ngira gute ndabifite. Mfite amasengesho, mfite ijambo ry'Imana, mfite indirimbo, nagize gute nariteguye, tumva ubugingo bwanjye bwuzuye, imbaraga zirimo, nariteguye, nakoze stock, nariteguye. Dufite abantu rero batitegura, bakabazi ko ibihe byose by'amasengesho bizahoraho. Babanga uyu munsi wana nangapo, wale najya uyu munsi nzajya no kuwa kane utaha. Hari abantu ameze batyo, hari uyu munsi waba washe ariko kuwa kane ukasanga stop, babanga ntabwo uri bwinjire. Rero ibintu by'Imana, Imana ntabwo imenyerwa, ntabwo Imana imenyerwa. Ibintu byo muri iyi minsi abantu bamenyereye Imana, umurimo w'Imana barawuribata, bawujyamo uko babyumva, babikora uko babyumva, ariko ntabwo ari byo, ntabwo bikwiye kumera gutyo. Ahubwo umuntu akwiye guhora yumva ibihe bishya. Umuntu ubana n'Imana neza ahora yumva ibihe bishya, Imana igenda imuryohera uko bwishe nuko bukeye, ibihe bikagenda biba byiza, kuko uko aje gusenga buri munsi Imana imupakirira imbaraga, uko aje gusenga buri munsi Imana imupakirira imbaraga, uko aje gusenga buri munsi Imana iramupakira, Imana ikamwuzuza. Genda witegure. Bakristo mwe, Imana iravuze ngo mugende mwitegure urugamba, murwitegure. Cya kabiri, buri buhanuzi bwari bukomeye cyari kirimo, Imana iravuga ngo kandi ugende wikomeze, genda ugire gute wikomeze, ukomere, genda wikomeze. Muri Isiraheli abantu bakoze ibyaha bajyagaho ari abami, bagasimburanaho, bagenda bakora ibyaha bitandukanye, bigatuma Imana ibica ikabakenya, bamwe bakava ku ngoma bavuyeho kubera Imana ibirukanye kubera ibyaha. Haza kwima agahungu, muzagasoma mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma, muzasoma mu gice cya 15. Ngo haza kwima agahungu, karangije ngo kahageze kahasanga ibintu bikomeye. Icambere gasanga igicaniro cy'Imana ya Isiraheli, Imana y'ukuri, cyarasenyutse, nta muntu n'umwe ukivuga izina ry'Imana. Abantu bose baranyegeye bajya mu myobo, baravuga bati turivuze amacumu y'umwami nta wayakira. Hanyuma ngo kitegereze, gasanga hadutse ibintu bikomeye mu gihugu, gasanga hadutse ibyaha by'ibidotikomu, bimwe byitwa ubutinganyi, gasanga hariho ubusambanyi, ubusambanyi bwateye imbere buri ku rundi rwego. Karangije karavuga ngo noneho rero ntacyo nabamariye Imana muri iki gihe Imana ishizeho, tagize umuhate wo kugira ngo hanyuma ndwane n'ibi bintu. Ariko Imana ikimika kari karakoze reserve y'imbaraga. Haleluya. Imana igashiraho kari karakoze reserve y'imbaraga, kari karabitse imbaraga.
Imana ihimbazwe. Kahageze icyambere karabanga ikintu cyambere ngwiriye gukora nihuse ngo ahita ashyiramo imbaraga yirukana abatinganyi mu gihugu. Amaze kwirukana abatinganyi mu gihugu, Imana ya Isiraheli yicaye ku ngoma iranezerwa, irabanga ibintu ukoze byari byarananiye abandi. Ihita imubwira ijambo rikomeye, irabanga kubera ikigo cyukoze cyananiye abandi nabirukanaga batamaze kabiri. Imana ihita imubwira ngo ingoma yawe zamara imyaka 42. Imana ihimbazwe. Ingoma yawe zamara imyaka 42. Warangije arakomeza ashiramo agatege, arakomeza asohora ibizira muri Isiraheli, asohora ibizira mu murimo w'Imana, asohora ibizira muri korari, asohora ibizira mu kinyamasengesho, asohora ibizira mu ivuga butumwa, asohora ibizira. Imana ngo yitegereze ukuntu agenda akoropa mwanda awuvana mu nzira. Imana ngo itimutumaho umuhanuzi. Bibiliya ivuga gute? Rebanga imutumaho umuhanuzi witwa Odedi, wazana ubuhanuzi. Barahura, arangije ngo Odedi aramuhanurira, aramubwira ngo umva mwana mutoya Asa, umva icyo Imana ivuganye nawe. Imana iravuze ngo ibintu byose wakoze yarabibonye, noneho irakubwiye ngo niyo iri kumwe nawe. Iravuze ngo komera. Ariko Mana, haleluya, iravuze ngo komera kandi ukomere, amaboko yawe yagutentebuka. Imana ikwemereye ingororano kuri bukora. Imana iravuze ngo kandi Imana izabikugororera. Reba ngo komera amaboko yawe, amavi yawe nakomere, ndi kumwe nawe, nzakugororera. Imana ihimbazwe. Reka mbabwire, ntabwo Imana yasiga umuntu ukora neza, ntabwo Imana yakwirengagiza umuntu ukora neza, ntabwo Imana yakwirengagiza umuntu ukora ibyo abandi bananiwe gukora. Uyu muntu nk'uko uyu muntu afite ubutunzi n'umutima we ari huba, uyu muntu umeze gutyo amaso y'ijuru amutindaho, ijuru ntiryamutakaza. Amaso y'ijuru amutindaho, kabone nubwo bodaboda zaba zaramuhengamiyeho, kabone nubwo yababwirirwa kaburara, kabone nubwo yaba atazi gufata mikoro ngo avuge, kabone nubwo atabazi kuririmba, kabone nubwo atabazi guhanura, ariko amaso y'Imana amutindaho kuko afite ubutunzi abandi badafite. Munyikirize nduhuke. Haleluya, haleluya. Afite ubutunzi abandi badafite. Hanyuma rero uwo mutungo ijuru rirawukurikirana, ijuru rikawurinda, ijuru rikawubera amaso. Imana ihimbazwe. Ijuru rikawubera amaso. Bibiliya ivuga gute? Urwandiko rwa mbere Pawulo yandika itorero ry'Ikorinto igice cya 4 umurongo wa 1 n'uwa 2. Haravuga ngo abantu bajye badutekereza yuko turi abakozi ba Kristo n'ibisonga byeguriwe ubwiru bw'Imana. Kandi ibisonga aho biva bikagera bishakwaho yuko biba iki? Abanyamurava. Reka mbabwire, umuntu ijuru ryamaze guha nationalite, leta rimutsindagiramo ububiko bwaryo. Haleluya, rikamutsindagiramo ububiko bwaryo. Hanyuma umuntu akaba mwisi ariko afite umutungo w'ijuru, akaba mwisi ariko afite iki? Afite umutungo w'ijuru. Urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya 2 umurongo wa 5. Iravuze ngo namwe mubakwe nk'amabuye mazima kugira ngo mube inzu y'umwuka wera, ariko ngo n'ubwoko bw'abatambyi butamba ibitambo by'umwuka bishimwa n'Imana kubwa Yesu Kristo. Hanyuma iyo umuntu amaze kugira iyi nationalite, ijuru rimugirira icyizere, ababaye inzu ibikwamo ibintu by'agaciro bikomeye cyane. Ijuru ribikamo kandi rikabibika ahantu hizewe. Imana ihimbazwe. Pawulo ahugura Timoteyo urwa kabiri rwa Timoteyo igice, ariko man ndafashijwe, igice cya 2 amuhugura ku mirongo 21. Iravuze ngo nuko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibitagira umumaro, ariko ngo azababaye igikoresho cyiza cy'ifeza cyagenewe gukoreshwa iby'icyubahiro, kandi cyagenewe kubikwa cyangwa se gushirwamo ibintu by'icyubahiro byose. Iyo umuntu rero, haleluya, iyo umuntu amaze gukomera, ijuru rimubikamo ubutunzi bwayo, ijuru rimubikamo ubutunzi bwaryo. Hanyuma isi ibi ntishobora kubimenya. Uzi impamvu isi idashobora kubimenya? Ni ukubera ko ab'isi hari urugabano Imana yabashiriyeho batagomba kurenga. Yesu niko yavuze. Yaravuze ngo umwuka wera mbahaye mwebwe, haravuga ngo ntabwo bishoboka ko ab'isi bamuhabwa. Ubwo ubwo butunzi Imana iduhaye
ntabwo bishoboka ko ab'isi bo bagira gute babubona. Hanyuma twebwe Imana irabutwegurira. Bibiliya yavuze ngo kwegurirwa ni ibisonga byeguriwe, ni uguhabwa byose. Kwegurirwa byose ni ukuvuga ngo mu yandi magambo ikintu kije ku mutima w'Imana, Imana ikibitse inkoramutima zayo ziri mu isi, ikavuga ngo iki nicyo kindi ku mutima, nawe kuko uri inkoramutima yanjye kimenye. Haleluya. Ariko wakomeye Imana amashi, umva agaciro Yesu yaduhaye. Ibintu biri ku mutima we ajya bitumenyesha. Arabitumenyesha. Mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we, ubwamvugira nta mwanzi wamunye iruka. Ijuru rirabitumenyesha, rirabitubwira. Yego rirabitubwira. Ndetse ryanabitwemereye, riravuga ngo nta kintu na kimwe rizakora ritabanje kugira gute kutumenyesha. Mugana tuganirije yavuze kuri mupfakazi watitereje mu magambo yo hepfo atavuze. Yesu yaravuze ngo yaravuze ngo ntabwo azirengagiza intore zitakira ku manywa na nijoro. Aravuga ngo no, ntabwo azazirangarana, ahubwo azazitabara vuba. Impamvu azazitabara vuba ni iyihe? Nuko zifite shares, ubwo zifite ubutunzi. Mu yandi magambo izo ntumwa cyangwa se izo ntore zifite imigabane muri Yesu, ntabwo yazirengagiza, azazitabara vuba. Ndafashijwe. Haleluya. Azazitabara vuba. Imana iravuze ngo genda wikomeze. Genda ugire gute? Wikomeze. Icya gatatu, ijambo rivuga ngo umenye uko uzabigenza. Ijambo rivuga ngo umenye uko uzagira gute? Uzabigenza muri iyo ntambara. Kumenya uko uzabigenza, ntabwo wamenya uko uzabigenza utabihishuriwe n'umwuka w'Imana. Kumenya uko uzabigenza ni hishurirwa ripfunyitse. Mu kuba umuntu yarakiriye ubwo butunzi, harimo ihishurirwa rwo kumenya uko umuntu abigenza. Kuko iyo umuntu afite ubwo butunzi amenya uko abana n'abavandimwe, amenya uko abana n'abaturanyi, amenya uko abana n'abasinzi, amenya uko abana n'abapagani, amenya uko yitwara. Kandi kubera ko abasobanukiwe uwo ari we, azi n'ikijuru ryashize muri we, ashyiraho imipaka y'ibintu runaka bitagomba kumwinjira ngo bifate ku mudendezo we. Kumenya rero uko umuntu abigenza, haleluya, harimo kurinda. Haleluya, harimo kurinda ibyo ngibyo. Salomo andika igitabo cy'imigani yaravuze ngo ubwenge buhebuje byose kuba ingenzi. Avugamo ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi ni nabwo burinda ubwenge bw'ubufite. Ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Imana ihimbazwe. No kuvuga ngo iyo umuntu afite ubugingo, protection y'ubugingo n'ubwenge Imana itanga buhinduka urukuta burinda icyo ngicyo, hanyuma umuntu akamenya uko abigenza. Haleluya. Mukwiriye guhishurirwa mukamenya uko mubigenza. Mu gihe turi mu isi yuzuyemo abesikoro, mu gihe turi mu isi yuzuyemo abatubuzi, ukwiye kumenya uko ubigenza mu kazi. Ubu tugeze mu ikoranabuhanga aho umuntu agatatu akita 8 akavuga ngo yakoresheje 800 kandi ari 300. Utuye uri muri ako kazi ukwiye kumenya uko ubigenza. Ukwiye kumenya uko ubigenza, ukamenya ko utari nk'abandi, ukamenya neza yuko wowe uri unique, wihariye, ukamenya uko ubigenza. Ibyo nubisoza Imana yemereye Siriya kugutera. Ariko nubwo Imana yemereye Siriya kugutera, izi uburyo yaguteguye na capacity y'Imana yashize muri wowe. Ntabwo abasiriya bazagishobora. Ntabwo munyumvise. Imana nubwo yemereye abasiriya, reka mbabwire, hari ibigaragazo Imana yemerera kuza ku buzima bwacu kugira ngo bitugereho, ariko bigasanga Imana yaraduteguye kera. Ntabwo bishoboka
yuko byatwambura imbaraga ngo bitununuzemo icyo Imana yashyize muri twebwe, igasanga dufite umuteguro w'Imana, turateguye, cyaza cyakubitaho kigataruka kubera yuko dufite umuteguro, ntabwo bibasha kudushobora. Haleluya, haleluya. Kora mu biganza bya mugenzi wawe, umubwira ngo ibyo nubikora nta kizabasha kugushobora, nta kizaguhangara. Boye abantu batabibwiranye, mana yanjye we, nta kizagushobora. Paulo andikira itorero ry'Ikorinto yavuze gute? Yaravuze ngo ibigeragezo byose ni rusange mu bantu. Harivuga ngo ariko nubwo biri rusange mu bantu, harivuga ngo Imana ica akanzu gatoya kugira ngo umuntu abone uko akihanganira. Ni rusange, ariko Imana ijya ica akanzu gato kugira ngo umuntu abone uko akihanganira. Ndabatangariza iki kintu. Akanzu ntabwo ari irembo, tubyumvikane. Akanzu ntabwo ari irembo. Ni ukuvuga ngo habaho irembo, hakabaho icanzu, hakabaho n'akanzu. Ntabwo rero ibigeragezo byose Imana iduha bisanga Imana yaraduteguye ikanaducira n'akanzu gatoya kugira ngo tubone uko tugira gute tukihanganira. Ntabwo mu kanzu hashobora gucamo umufuka w'umuceri ngo ukore stoke mu rugo, ariko mu kanzu hacamo ikiro kimwe abana ntibaburare. Mu kanzu ntabwo hacamo kadasitere wabamo, ariko nibura y'ibyuma bibiri na saro ukodesha hacamo ubukode ukishyura nyine inzu ntaguhagarare hejuru mu kanzu. Ariko mana dushimiye Imana iducira akanzu. Yiramburira ibiganza dushimiye, yiramburira ibiganza dushimiye Imana iducira akanzu. Dushimiye Imana iducira akanzu. Haleluya, dushimiye Imana ijya iducira Imana iducira akanzu. Imana iducira akanzu hamwe n'ibyo bitugerageza. Niyo mpamvu Paulo amaze gucirirwa akanzu yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo kubwo kugeragezwa kwanyu kw'igihaye kwaye, harivuga ngo nuko akanya gato. Harivuga ngo ibyo ngibyo rero ntabwo bikwiriye gusa nuko tuzahishurirwa. Harivuga ngo mbonye ko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Umva uko Yakobo yabivuze mu rwandiko rw'igice cya 2. Yaravuze ngo bene data, nimugubwa gituma nibyo bibagerageza bitari bimwe, harivuga ngo n'iby'ibyishimo. Ugwiriwe n'ibikugerageza, ariko n'iby'ibyishimo. Kubera icyo ari iby'ibyishimo hamwe n'ibyo bikugerageza, Imana isigama akantu gato kameze nk'akadirishya gato upfumuriramo ukinjira, hanyuma umwanzi ntakubone. Nyikiriza nduhuke. Haleluya. Dawidi Imana yigeze imucira akanzu igihe Sawuli yaramugabyeho igitero, yaramushingiye umukobwa we Mikali. Ngo amare kumushingira umukobwa we Mikali, ni muri ya ntambara Dawidi yarwanye itandukanye Sawuli amugenza ngo amwice. Hanyuma ngo baza kumenya yuko aryamye iwe, hanyuma ngo ahari atatuma ingabo zose ngo zigote urugo rwe, hanyuma ngo zirugote zimufate. Zimaze kurugota, hanyuma ngo Mikali umukobwa we arangije ngo ahita afata ahita amubwira, aramubwira ngo hano hari akanzu gatoya kakadirisha, camo hano, hanyuma ugw'inyuma uhita wambuka ujye nayo tiyirama ahantu haba imitwe y'abahanuzi. Hanyuma ngo arangije natangajwe n'ibi bintu Mikali yakoze. Ngo ahita afata igishushanyo cya terafimu akiryamishamo, arangije ngo aragisegura, ngo amara kugisegura ngo aracyorosa neza. Hanyuma ngo ingabo zimaze kuhagera ziravuga ngo zana Dawidi tumutware, shebuja aramushaka ngo amwice. Aravuga ngo Dawidi ararwaye ari mu buriri, aravuga ngo bahita bamusunika batigira twirebere. Barangije kubera ko cyari gipfutse, ariko Imana igica akanzu. Kubera ko cyari gipfutse ngo bahita bakiyora kubera ubwira na hubuhubu kugira ngo atabacika. Bahita bakiyora, bagenda bagikoreye, bagenda bikorerwa terafimu, bazi yuko bikoreye Dawidi. Hanyuma ngo bakigeze imbere ya Sawuli bati databuja tukuzaniye Dawidi ngo yumwice, bagitwikuruye basanga n'urubumba rufite amaso rutareba, rufite iminwa rufite amaboko rudakora, basanga rufite ibirenge ntirugenda. Kumbe Dawidi Imana yamuciriye akanzu kera yatambutse. Nyitaba cyane. Haleluya. Imana izaducira akanzu ibitugerageza n'ibizatunamuramo imbaraga. Umuririmbyi twahereyeho niko yavuze ngo ariko ibihe ntibikakwambura imbaraga. Imana iducira akanzu kugira ngo ibihe bitatwambura imbaraga. Kenda Imana iravuze ngo menye uko uzabigenza.
genda umenye uko uzabigenza. Shaka kuvuga ibintu bikeya minota nsigaranye, hanyuma dusenge. Dukwiriye kubika imbaraga z'ikindi gihe. Gihe mpamvu dukwiye kubika imbaraga z'ikindi gihe, katubara ibyo tuvuga ho umwanya mutoya. Mpamvu ya mbere nakunze kuyigarukaho ni ibihe birusha. Ibihe birusha. Mpamvu dukwiye kubika imbaraga z'ikindi gihe tugakora iyo reserve, nuko imbere gato hari cyo biti ibihe bigeze gute birusha. Ibihe birusha kandi bishaka kwambura imbaraga umugenzi. Paulo ahugura Timote igice urwa kabiri urwandiko rwa kabiri igice cya gatatu cyamubwiye amagambo 18 aranga abantu bazaba abantu b'iminsi y'imperuka. Na amagambo 18 cyewe abangaba mbita yuko ari koperative. Ni koperative 18 zifite n'abanyamuryango bazikoreramo. Hari koperative yitwa kwikakaza ifite abanyamuryango. Hari koperative yitwa intashima ifite abanyamuryango. Hari koperative yitwa ko batarabera ifite abanyamuryango. Hari koperative yitwa hari koperative yitwa kutubaha ababyeyi ifite abanyamuryango. Hari koperative yitwa kwikakaza ifite abanyamuryango. Izo koperative zose ni 18. Dawidi hanyuma Salomo nako Paulo arangije ahitabwira uyu muhungu ibintu bizaba biranga izo koperative zose. Ahitamubwira ngo mu bitugu bazaba bafite urwandiko rwanditseho ngo bafite ishusho yo kwera, ariko imbaraga zako zigira gute zirabihakana. Haravuga ngo mwene abo ngabo uzagenda ubatera umugongo bafite undi mutima utandukanye n'uwo wambonanye jewe. Bafite umutima utandukanye n'uwo wageze gute wambonanye. Hanyuma aramubwira ngo kandi kugira ngo utamera nkabo ukwiye gutandukana nabo, wowe ukwiye kububitsa imbaraga zizagufasha kurwana n'ibihe birusha ukabitambukamo utaneshejwe. Ahita amuhugura urwandiko rwa kabiri igice cya kabiri, amuhugura kwitanga baramaje. Aramubwira ngo mwana wanjye Timoteyo, aramubwira ngo ndakwinginze ukomerere mu buntu bubonerwa muri Yesu Kristo. Aramubwira ngo kandi ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabimenyeshe bene data bo kwizerwa. Umurongo wa kabiri aramubwira ngo kandi ugifatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Aravuga ngo nawakwishira mu by'ubuzima ngo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo kandi nta muntu uhabwa ikamba iyo arushanyijwe bigezo keretse iyo arushanyijwe nk'uko bitegetswe. Irindi aramubwira ngo kandi zirikana ibyo mvuze kuko umwami azaguha ubwenge muri byose. Umurongo w'8 amubwira ijambo nkunda, aramubwira ngo ujye uzirikana Yesu Kristo wakomotse mu rubyaro rwa Dawidi agapfa akazuka nk'uko ubutumwa nahawe kubwiriza buri. Aravuga ngo ugomba herwa nk'umugome. Aravuga ngo kandi ijambo ry'Imana ryo ntabwo rigira gute ntabwo riboha. Aravuga ngo ariko igituma nihangana aravuga ngo nukugira ngo intore z'Imana zibone uko zibonera agakiza muri Kristo Yesu. Amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo kandi iri jambo ni ryo kwizerwa kandi ni iry'ukuri. Aravuga ngo nidupfana na Kristo tuzazukana nawe. Aravuga ngo kandi nitumutegereza dukiranuka tuzimana nawe ingoma. Amubwira amagambo akomeye, aramubwira ngo kandi ugira umwete wo kwishira Imana nk'ushimwa, umukozi mwiza ukwiririkanya ijambo ry'ukuri utariho inenge. Amubwira amagambo akomeye, aravuga ngo kandi muri iyi minsi irusha hari abantu badutse n'ubu nawe ndabakubwiye. Aravuga ngo mwene abo ngabo abashumba babayobora, umwe yitwa Humenayo undi yitwa Fileto. Aravuga ngo bafite amagambo mabi akomeretsa. Aramubwira ngo amagambo bavuga ameze arajyana nk'igisebe cy'umufunzo. Baravuga ngo arajyana nk'igisebe cy'umufunzo. Aramubwira ngo abo ubatere umugongo, uramenya ntukamere nkabo, uramenya ntukifatanye nabo, uramenya ntukavuge nkabo, cyumenya kuri nike utandukanye nabo. Umurongo wa 19 aramubwira ngo nyamara urufatiro rw'Imana ruracyahagaze kandi rwanditsweho iri jambo ngo witekaza abantu be, kandi ushaka kuva mu ushaka kuvuga iby'Imana abanza ave mu bidatunganye. Umurongo wa 20 aramubwira ngo mu nzu y'inyumba ntabwo abikoresho by'ifeza n'izahabu gusa. Aravuga ngo haba n'iby'ibiti, habamo n'iby'ibumba, bimwe babikoresha iby'ibiteye isoni, ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro. Umurongo wa 21 aravuga ngo nuko umuntu niyiyesa akitandukanya n'ibitagira umumaro azaba abaye igikoresho cyiza cy'ifeza gifitiye nyiracyo umumaro kandi cyagenewe gutunganya imirimo yose y'icyubahiro. 22 aramubwira ngo nukuhungira rya gisore, ahubwo ukurikize kwizera, ukurikize umurava, unyambazanye hamwe n'abafite imitima iboneye. Boss, haleluya. Boss gukomera mu minsi y'imperuka, gukomera mu bihe birushye. Imana ashaka ko
bikomera muri iki gihe hadutse ibyaha by'ibidotikomu kugera ku rwego uhura n'umuntu ukibaza niba yibagiye kwambara bikakuyobera kandi ukabona arashaje mu rusengero wamurese uyu muntu yibagiye kwambara bimeze bite. Tugeze mu gihe abantu bishushanyije ku rwego rukomeye bambaye indi sura ariko biyitirira abana b'Imana ariko ari amasega aryana. Ntabwo rero umuntu yavumbura abo bantu bameze batyo adafite imbaraga zihangana n'imisi y'imperuka. Tugeze mu gihe abapanekote ngo barwara inzoka barangije bakajya kunywa icyuma bakavuga ngo Paulo yaravuze ngo uzajye unywa gakeya ngo kubw'inda yawe yakunaniye. Abantu babaye abasinzi bari mu rusengero kubera iminsi irusha. Ntabwo ibyo wabona uko bihagarara hejuru rero utuzuye imbaraga z'umwuka wera zituma utambuka ibyo bihe. Impamvu ya mbere tugomba kugira imbaraga kubikaza reserve y'imbaraga z'igihe kizaza no kugira ngo duhangane n'iminsi y'imperuka. Icya kabiri tugomba kubika imbaraga no kugira ngo zidushoboze guhamya. Abantu benshi batakaje ubuhamya, abantu benshi batakaje guhamya Imana, bafite ubwoba barasusumira baradagadwa, batakaje imbaraga zo guhamya Imana. Ariko tugomba gukora reserve kugira ngo tubone uko duhamya Imana no mu bihe bibi. Hari abahungu bane bavuye Yerusalemu. Umwami Nebukadinezari ngo arabanyaga, amare kubanyaga bazana Yerusalemu, wa mbere yitwa Daniel, abandi ni Saduraka, Meshaki na Abedenego ngo bazana ibwami ngo kugira ngo abigishe ururimi rw'Ubukarudayi. Ariko ngo bagere ibwami basanga inyama barya ziba zatekeshejwe inzoga kandi zigacishwa imbere y'ikigirwamana kugira ngo zeswe. Hanyuma Daniel ngo bayabihishurirwe kera kuko nubwo bamushimuse bakamujyana ahantu hataba amakorasi, bakamujyana ahantu hataba ijambo ry'Imana, bakamujyana ahantu hataba zaburi n'ibihimbano, ariko Imana ntiyayitakaje. Imana barajyanye. Nubwo ari Babuloni, ahantu basenga Imana, ahantu bagira Imana z'izuba, ahantu bagira Imana y'ukwezi, ahantu bagira Imana yo kubyara, ahantu bagira Imana yo guhinga no kweza, ahantu hataba Imana nyamana, ariko yimukanye Imana y'ukuri arayijyana. Ibyo ngo ahita birebera mu mwuka igice cye cya mbere umurongo 8 ngo ahita agambirira aravuga ngo ntago nziyandurisha ibi byo kubya bivuye ibwami, ntago nziyandurisha. Aba bahungu bari barapakiye imbaraga kugira ngo bahamya n'Imana i Babuloni, ahantu Imana itaba. Isomye igice cya 3 cyahangaha nihuse. Hanyuma ngo umwami ngo ahita yishirira hejuru kwikakaza ngo ku rushushanyo rurerure ngo ararumanura rushira mu kibaya cyadura ngo arumare kuruhashira. Hanyuma aravuga ngo mu rusenga mu rwubararire, hanyuma umuntu wese utarusenga arajugunywa mu itanura ry'umuriro. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo aba bahungu abandi bose barubarara basigara bahagaze badatinya Nebukadinezari uyobora ibihugu 127. Baravuga ngo imbaraga ze n'iz'umubiri ntacyo yabasha kudutwara, ngo basigara bahagaze gutya. Baravuga ngo twirigiye Imana yo mu ijuru itabasha kubesha. Iyo twasenze gahaba umugore ufite imyaka 50 urubyaro batarabyaraga, iyo twasenze karirira abana merevare nta kazi tugira, iyo twasenze katurinda gukorwa n'isoni, iyo twasenze kadukiza kanseri kwa muganga zidakira, iyo ngiyo ngo barahagarara. Haleluya! Ngo bahagarara bwuma gutya, ngo bamare guhagarara barangije ngo Nebukadinezari aravuga ngo kubera iki kandi mutayipfukamiye ngo raporo bayigeze ibwami, ngo bare kwigeze ibwami ku mwami, arongera ngo baha second chance. Aravuga ngo nimwumva amakondera n'amabubura n'ibiki byose bivuga ntimwubarare, ngewe namwe turaborana. Ngo bongeye babivuje ngo duhungu duhagarara dutya. Ariko mana twakoze stock, nubwo turi Babuloni ariko twakoze stock y'imbaraga, dufite imbaraga nyinshi z'Imana. Ariko ngo barahagarara. Hanyuma ngo Nebukadinezari avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nimwe mwabyitumye kudakorera Imana zanjye. Aravuga ngo noneho nibenyegeze 5 na 7 babasesekemo mwanjishimwe mwanyitiranyije nago munsi wondi. Ngo abahungu bararyegengesa, ariko baryegengesa barimba mu mutima, baravuga ngo naho ndiho naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka no mu byago ndamahoro, nuhagiwe n'amaraso nkomezwa n'umuntu bwinshi, Yesu afasha no kuboko ndamahoro. Ngo bararyegengesa abahungu bameze batyo barimba batyo mu mutima. Ngo hanyuma ngo bagire gutya ngo bajye barababoha ngo bajye kuri basesekamo. Bibiliya iravuga ngo bari babateruye barabanza bicwa n'ibirimi by'umuriro birabica. Iyo n'iyindi nyigisho nafite umwanya wo kuvuga ngo babarohamo, ariko ngo babarohemo basanga Kristo yabatanzemo. Hanyuma ngo Nebukadinezari arambuye amaso ngo abaza abagaragara, aravuga ngo harya twatayemo abahungu bangahe? Aravuga ngo twatayemo 3. Aravuga ngo ahita abyivugira, aravuga ngo kandi ndabonamo wa 4, ariko wa 4 we ntasanzwe, afite ishusho imeze nk'iy'umwana w'intama w'Imana. Haleluya! Ahita bahamagara, aravuga ngo
nimusohoke. Ibintu bijyanye by'i Yerusalemu birakora. Ibintu byo gupfukama muhamagara Imana itagaragara birakora. Ibintu byo gusenga iyo mu ijuru birakora. Reka mbabwire, ibi bintu birafata, ibi bintu birakora, ibi bintu birarya, ibi bintu birimo ubuzima. Tera haleluya, ushimira Imana cyane. Birarya, birakora, ibi bintu birakora iyo umuntu yabihagazemo neza. Rero tugomba kubika imbaraga z'ikindi gihe kugira ngo duhamye Imana no mu gihe cy'akaga, duhamye Imana no mu gihe cy'amakuba. Cya gatatu, Imana ihimbazwe. Tuvuge cyane ngo amen, haleluya. Icya gatatu, iyo umuntu yakoze stock y'imbaraga bituma avuga neza Imana mu gihe cy'amakuba. Ubu dufite abantu umuceri wabonetse ni sawa, ibirayi byabonetse ni sawa, amaborudera abana bayajyanye ku ishuri ni sawa, ariko bitari byaboneka bavuga Imana nabi. Iyo bitaraboneka bavuga Imana nabi. Nicyo kimbabaza, bavuga Imana nabi. Ariko iyo umuntu yakoze stock y'izi mbaraga avuga Imana neza no mu gihe cy'amakuba. Kuvuga Imana neza mu gihe cy'amakuba. Kandi reka mbabwire, kuvuga Imana neza mu gihe cy'amakuba bidudubiza igisubizo cy'uwasenze mu minsi mibi, igisubizo kitari cyaza, iminsi itari yagera, ariko birakidudubiza nubwo cyaba gicahakomeye kishakira inzira, kubera ko umuntu yavuze Imana neza. Iyo byamubayeho ngapfusha abana be bose, ibintu byose biragenda, hanyuma ngabahungu batatu bari inshuti ze, uwa mbere yitwa Rifazi w'umutemani, uwa kabiri yitwa Zofari w'umunamati, uwa gatatu yitwa Birudadi w'umushuhi. Ngo baramusura, ngo bamarana nawe iminsi 7 nta muntu uragira icyo amuvugisha. Hanyuma ngo barangije ku munsi wa 7 baravuga ngo ariko nindutagira icyo avuga, ninde ibingi butabivugaho. Baramaze ngo nagari we wakomezaga amaboko atentebutse, ntabwo ari wa amavasukuma wasubizagamo imbaraga, none reba ukuntu maye. Baravuga ngo ibingi ntabwo Imana yafata umukiranutsi wayo ngo imikore mwene ibi bintu. Barangije baravuga ngo burya twadiyakonanaga ufite utwaha ukorera mu mwenjero tutareba, twaririmbanye ufite utwaha, twabanye muri pastorali ufite utwaha. Niyo mpamvu Imana ikugize gutya, ntabwo Imana yafata umukiranutsi wayo ngo mwece mwe n'aka kageni. Abahungu ngo baravuga, bamushinja ibyo buryarya, baravuga we, baravuga. Hanyuma uwitwa Elifazi arangije mu gice cya 5 ngaraterura aramubwira ngo iyo wowe mbashatse Imana, kubera ko ari ikora ibimenyetso, ibintu bikomeye, aravuga ngo nibitangaza bitabarika, aravuga ngo none hari hamagara wakumva, aravuga ngo none ho mbera watabaza ninde. Abahungu bamubwira ukuntu yabaye niyarya, bamubwira ukuntu atakiranutse, bamubwira ukuntu atumviye Imana, ariko ngo Yobu atera gatoki hejuru. Arangije aravuga ngo hari icyo nshaka kuvuga, ibyo mu bintu muvuzeho ari ikintu ushaka kubivugaho. Ahita bivuga mu gice cya 27 umurongo wa 3, aravuga ngo nubwo mumeze gutyo, jewe ndacyahamye Imana yanjye, nubwo nkiri mu makuba, nubwo ndi mu byago, ntabwo ubugingo bwahasigaye, si ibyaha nakoze, ntabwo ari ibindi nakoze, ntabwo connection yanjye n'Imana yacitse, ndacyavugana n'Imana. Nubwo ndwaye ibishute ndacyuzura umwuka wera, nubwo ndwaye ibibembe ndacyuzura umwuka wera, nubwo nacuruje ngahomba ndacyuzura umwuka wera, nubwo banyibye ndacyuzura umwuka wera, nubwo Imana yemeye ko indwara zingeraho ntabwo byanyambuye umwuka wera. Igice cya 27 umurongo wa 3 ahita avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ubugingo bwanjye buracyari buzima, aravuga ngo nikabakabye numva ari buzima, aravuga ngo kandi umwuka w'Imana yutuma mpumeka. Kuvuga Imana neza mu gihe cy'amakuba, imbaraga zibana. Imbaraga y'umuntu akoze stock bituma umuntu avuga Imana neza no mu gihe cy'amakuba. Cyakane ari nacyo soresheho. Iyo umuntu yakoze stock y'imbaraga, zituma atagira ubwoba bw'ubuzima. Umuntu ufite imbaraga ntabwo agira ubwoba bw'ubuzima. Iki kintu kiratangaje. Bimwe ibyaha byinshi abapantekote bakora nta kindi kibibatera, ni ubwoba bw'ubuzima bwo kupfundikanya ngo bishakire utuntu tw'uducocero, bishakire utuntu bipfundikanyirize, hanyuma bishakira inzira bihimbahimbira inzira banyuramo, bagakora ibyaha bishingiye ku bwoba bw'ubuzima abantu bafite. Ariko naratangaye, uzi ko bigeze ahantu umuntu agira ubwoba bw'ubuzima, akagira ubwoba bw'inzara, amaze kwinjiza umufuka w'umuceri mu rugo akavuga ati nushira tuzarya iki we. Umuntu afite ubwoba bw'ubuzima kugera ku rwego aha akawunga gahaha inyama, avuga ati ariko nibishira buriya tuzarya iki. Akarara adahagaze, akarara ahagaze atekereza, akavuga ngo nibishira tuzarya iki.
kandi akoze stock ako kanya, ariko kubera ubwoba bw'ubuzima agahita avuga ati nzaguza runaka nindangiza mwambure nzatekenika hano umuceri ni hano uzongera kuva, agahita yihimbahimbira izindi nzira zabitekenikamo kuko kubera ko bimeze bityo. Ariko umuntu wuzuye imbaraga z'Imana wakoze reserve ntabwo agira ubwoba bw'ubuzima. Haleluya. Aravuga ngo uyu munsi nubwo bidahari ariko ejo bizaza, nubwo uyu munsi ntambaye ariko ejo nzambara, ntabwo bamfite nubwo uyu munsi bimeze gutya ariko ejo hari ubuzima, nubwo uyu munsi bikomeye ariko ejo bizoroha, nubwo uyu munsi bigaragara nk'ibyanze ariko ejo Imana izashiraho inzira, nubwo uyu munsi bimeze gutya ariko ejo Imana izatanga ihumure. Haleluya. Nubwo uyu munsi bimeze gutya ariko ejo hari ubuzima. Ntabwo agira ubwoba bw'ibihe, ntabwo ibihe bimunyeganyeza, ntabwo ibihe bimwambura icyo Imana yashyize ku mutima we, ntabwo ibihe bimwambura imbaraga, ntabwo bimwonka imbaraga, ahubwo agira guhamya, akagira kurenga aho ngaho, ubwoba bw'ubuzima bugasigara. Kandi umuntu umeze gutya ntabwo iminsi imufata. Uyu nguyu ahanda iminsi sinzi niba mubyumvise. Umuntu umeze gutya aba hejuru, agira imbaraga ziba hejuru y'ibihe. Ntabwo iminsi ntabwo imufata. Ahandi ameze nk'igitovu gihanda, ahandi iminsi. Ntabwo iminsi yamununuzamo icyo Imana yamushizemo. Ntabwo iminsi ishobora gutuma, ntabwo iminsi ishobora kumwonkamo, ishobora kumwonkamo icyo ngicyo. Hoya, haravuga ati uyu munsi nubwo bidahari ariko ejo bizaza. Ejo bizaza. Uyu muntu agira amahoro menshi, hakavuga ati sheri wanjye uyu munsi nubwo nta gihari ariko turyame dusinzire. Umuntu agasinzira maze kabiri atararya. Gihe byambayeho ngasinzira maze kabiri ntariye, ngasinzira nkageza mu gitondo nkicura nka saa moya kandi ntariye. Nubwo ibiryo bidahari ariko numva nuzuye amahoro menshi. Ko hari inzara yandiye, najya ndeba umuntu nkamubonamo nk'abantu bangahe, ariko naryama akabigendana n'izirika n'isume, ariko mu gitondo nigeze nganira n'igifu. Yesu ashimwe. Muracyari hano? Muracyari hano mbaganize gatoya? N'ab'inyuma muracyahari? Haleluya. Geze mura n'ikibazo cy'inzara gikomeye. Gihe kimwe mvuye ahantu gusenga, nsakasatse kofi sangamo igiceri cya 50. Sanzamo igiceri cya 50 ngura biscuit yari hamu. Hanyuma ngeze mu rugo ndayitonora nyishyira ku isahani. Maje kuyitonora nyishize ku isahani, mfata n'igikombe cy'amazi ndasenga. Ndabane ndagushimiye ko mpaye ibyo kurya kandi n'abatabibonye bibahe mu izina rya Yesu. Mare gusenga mitanganira n'igifu cyanjye kuko nge n'igifu turi babiri. Ngivanamo nyishyira hariya turaganira kuko nge n'igifu turi babiri. Tumare kuganira ndavuga nti wagifu we rero ntunteshe umutwe. Inyama warariye, amakoko, amafi, amahene warariye, amafiriti warariye, amamayoneze warariye, ntuneshe umutwe. Ubu habonetse biscuit n'amazi uryama usinzire, ntuneshe umutwe. Neshe umutwe twumvikane. Sinzire ntuneshe umutwe, unyaka ibiryo ntacyo ntaguhaye, dore ko wagira ngo umeze nk'umufuka utobotse utajya wuzura. Ntacyo ntaguhaye, icyo ntaguhaye, ariko naryama nkumva amahoro, nkumva amahoro menshi. Muri byarari byavuga ngo wiringira Imana, uyiringira ntabura amahoro menshi adashira. Nkumva amahoro kugeza igihe Imana yazanye ibiryo. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ndashaka ko dusengera aho ngaho. Haleluya. Amahoro ni ikintu gikomeye, kandi umuntu wese umaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nicyo kintu cya mbere gikomeye Imana ibasha kumuha. Kugira ngo nsobanure mwumva agaciro k'amahoro ukuntu gakomeye, reka nyasobanure muri ubu buryo mu bisumva. Ku isi habaho utunama dushinzwe kubungabunga amahoro. Mujya mutwumva? Tunama dushinzwe kubungabunga amahoro, mbese twiga uburyo amahoro yaboneka mu isi. Rimwe na rimwe utwo tunama dukorana n'ibihugu, hanyuma dukorana n'ibihugu bitandukanye, ibihugu bikadutiza ingabo zikabijyana mu bice birimo ibihugu ahantu hari umutekano mukeya. Ariko nubwo ingabo, uburebye nk'ingabo z'i Burayi ziri muri Afurika ahantu hose hatandukanye hari intuzi, hari intambara. Ariko nubwo bimeze bityo, Israel na Palestina n'Abafilisitiya bimeze bityo.
Ukraine n'Abarusiya do bimeze bityo. Hirya ha mu baturanyi umuriro urimo uraka, amahoro ntarakagira gute, ntarakaboneka. Ibyo tubyihorere tugaruke eni wacu. Leta y'u Rwanda rwose hari ibintu Imana yakoze. Niba hari ikintu dufite umutekano wuzuye kugera ku rwego ndimo mbyuka nkajya kwigisha niba ture saa 9 nkagenda mu muhanda ntagere n'isazi nkoraho. Dufite iki? Dufite umutekano. Nta muntu wakubaza ngo urajya he ngo urava he. Umutekano ucunzwe neza rwose. Kandi ibyo ngibyo reka tubiramburira amaboko tubiherereza Imana icyubahiro. Kubera ko Paulo ahugura Tito yaramubwiye ngo cyane cyane usabira abantu abayobozi kugira ngo tugume mu mahoro. Tugume mu mahoro. Ibi turabishimira rwose umurimo mwiza leta ikora wo kuducungira umutekano aho bari bubahwe. Ariko nubwo bimeze bityo abanyarwanda bose ntibafite amahoro. Abanyarwanda bose bafite amahoro. Hari ikintu cyantangaje. Yesu ashimwe. Rambura amatwi yawe nkubwire kano kana. Hari ikintu cyantangaje. Uziko umuntu agira abantu bamurinze hanze, agira abantu bamurinze hanze, hari company y'abasekretary runaka bahari ari 3 cyangwa ari 4 bamurinze aho hanze. Ariko imbere mu cyumba umugabo arimo amurira ibinyongo to mu mubiri, mu buriri hirya ikinyongo amushinga amushingira amenzara. Umuntu akaba afite abasekretary hanze ariko akarara mwishuka arira. Uriko nyumvira ibyo bintu. Hanze haracunzwe neza ariko imbere nta mutekano ugize gute uhari. Uhari. Reka mabwire rero amahoro buri yakomeye. Haleluya. Haleluya. Kamabwire amahoro uburi yakomeye. Amahoro ni ubutunzi isi dafite kandi bufite abantu babuhabwa bafite bene bwo. Amahoro nsubiramo kabiri, amahoro gatatu ni umugabane w'abizera. Umuntu wese umaze kwizera ahita ahabwa amahoro atemba nk'uruzi muri we. Amahoro ni umugabane w'iki w'abizera. Ariko man, haleluya. Amahoro n'umugabane w'abizera kugera ku rwego umuntu agira amahoro agasinzirira hagati y'abasirikare 16 arayari bwicwe na Herodi. Ariko marayika aza kumukangura Petero asanga arasinziriye afite amapingu ku maguru no mu maboko, asanga arasinziriye kubera amahoro menshi. Kubera amahoro menshi. Amahoro n'umugabane w'abizera. Ndasoje dusenge. Imana himbazwe. Haguruka ku maguru yawe. Ndashaka ko dusenga ndasoje. Dukwiye kubika imbaraga. Haleluya. Haleluya. Narivuze ngo itorero ryose rihaguruke. Ntabwo mwabyumvise ko nabivuze. Dusenge. Kugira ngo tubwire Imana, tubibwire ngo Mana dukeneye imbaraga. Katubanze turirimbeho gice nka kimwe cy'indirimbo. Hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Tubwire ngo dukeneye kutwuzuriza imperezo tukabika imbaraga mu gihe kizaza. Umwanzi yashaka kongera kudutera agasanga twuzuye imbaraga. Ubwo mwami Samuna
ariko ngira ubwire Yesu, wongera mubwire ngo ndudubiriza isoko, ndudubiriza imbaraga kugera ku rwego mba amahoro no mu gihe cy'amakuba, mba amahoro no mu gihe cy'ibyago, kaba ndamahoro. Nawe ushaka ko dusengera, tugiye kubwira Imana twuzuze imperezo, yuzuze imperezo zacu imbaraga. Badiyakone badushireho inzugi, hanyuma dufate umwanya dusenge, tubwire Imana ngo twuzurize imperezo zacu zuzura imbaraga, tugire imbaraga zinesha muri iki gihe, ariko tugire n'imbaraga z'igihe kizaza, kuko umwami w'Isiriya azongera akadutera, azasanga tuguje imbaraga. Nasenga isengesho ryo mu buryo bubiri. Ushobora kuba rwose warahoze uri umukristo mwiza ukorera Imana ibintu bimeze neza, ariko iminsi ikakwambura imbaraga ugakora ibyaha ugasubira inyuma. Uriwe muntu wa mbere nshaka kubanza gusengera kugira Imana imugarukeho, cyangwa se utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, kugira ngo Imana ibohore ubuzima bwe. Uri muri iri teraniro, rambura ikiganza. Niba uhari, rambura ikiganza. Urabizi neza yuko twebwe abantu bazigucishijwe, ariko wowe urabizi n'umutima wawe ko waguye, urabizi n'umutima wawe ko waguye. Rambura ikiganza, tubwire Imana iguhembure, iguhizinde imbaraga. Rambura ikiganza. Amahirwe Imana iguhaye. Rambura ikiganza. Ndabona ntawe, birashoboka ko twese tugicishijwe, tucyuzuye umwuka wera. Imana ishimwe. Ariko nubwo bimeze bityo, Bibiliya iravuga ngo uwambaye umwambaro w'urugamba ngo atabare, ye kwirata nk'uwambuye atabarutse. Reka tubwire Imana, tubwire ngo duhe imbaraga mu gihe cya none ndetse no mu gihe kizaza. Imana ishimwe. Mana, mu izina rya Yesu, senga, bwira Imana iguhe imbaraga. Turi muri iri teraniro turasenze kugira ngo uduhe imbaraga, duhe imbaraga z'ikindi gihe. Bibiliya iravuze ngo umwanzi arangiza ibyo agerageresha abantu abatega ikindi gihe. Turasenze kugira ngo uduhe imbaraga z'igihe cya none. Iyi ni iminsi mibi, iminsi y'imperuka, igihe imbaraga z'isi zirimo zigenda zonkamo abantu imbaraga z'Imana. Iki ni igihe sisiteme, abadayimoni bashyizeho sisiteme yo kumenagura imbaraga z'abera. Ariko turasenze mu izina rya Yesu kugira ngo uduhe imbaraga ziba hejuru y'ibihe. Ariko turasenze kugira ngo uduhe imbaraga zikandagira hejuru y'amaganya y'isi. Ariko turasenze kugira ngo uduhe imbaraga ziri hejuru y'ibyaha, zigenda hejuru y'ibyaha. Ariko turasenze kugira ngo twuzuze imbaraga, kugira ngo twuzuze amavuta, kugira ngo imperezo zacu Imana ihimbazwe, zuzuzwe. Urakoze Mwami, turagushimiye. Ayo mashina yawe bayagukomere. Ababyeyi bari muri iri teraniro, uri Imana ikwiriye impundu. Ntabwo tugukamiye mu kitoze, tukuvugirisha impundu mu izina rya Kristo Yesu. Imana ihimbazwe. Nabicaye nimuhaguruke, dukora iki kintu kimeze gutya. Dushimire Imana yacu itaradutereranye ngo dukorwa n'isoni. Dushimire Imana yacu. Ndabivuze ngo nabicaye ibongere bahagurukeho gatoya, tere haleluya. Hanyuma nitumara kuzitera, tubwire Imana ngo turagushimiye kuki tubeshejeho, turagushimiye ko rero tubonamo ubuzima. Mpamvu mvuga ngo nimuhaguruke, ntabwo ari nkeya, ni zirindwi zo kugira ngo dushimire Imana. Hanyuma dushimire Imana, twongere dushimire Imana, kandi tube dukubitiramo n'abazimu, tubabwire ngo dukuri twebwe. Dushireho icyapa kivuga ngo ni stop, dushireho icyapa cya stop kivuga ngo tubahaye umurongo ntarengwa, tubahaye umurongo mutagomba kurenga. Tube twishinganisha kandi tube dusengeramo, tubwirira Imana ngo Mana wongere uturebe neza. Ndatera gatatu, tuzitere tuzungikanya, hanyuma uzibarire ku giti cyawe kuko niwe bifitiye umumaro. Imana ihimbazwe. Rimwe kabiri gatatu, zamura cyane. Haleluya. Imana ihimbazwe. Amen.